umunsi umwe Fred yarampamagaye numva rya jwi rye ryiza ryaturukaga mu gituza cy'umusore noneho ryacitse intege byumvikana nahise menya ko byanga byakunda hari ikibazo kandi koko cyari gihari kuko icyo gihe yaragiye kumbwira ko arwaye kanseri y'ibihaha. Ni kanseri y'ibihaha? Nasubiyemo ibyo nari numvise kuko ntizeraga amatwi yanjye muri ako kanya. Narakomeje ndavuga nti ntibishoboka na gato, maze nawe mu ijwi rituje ati byarashobotse rero. Nuko twese turaturika turarira. Mwifurije ibihe byiza nshuti mukunzi w'inkuru y'urukundo. Nk'uko bisanzwe uyu munsi reka turebere hamwe inkuru mpamo y'urukundo yabayeho iradusigira amasomo agiye atandukanye. Harimo isomo ry'uko kubura icyo washakaga wowe ubwawe atari ikintu kibi, ahubwo ko tugomba kugira umutima wo kwakira ibitubayeho byose, kuko hari igihe ikikubaho aricyo kiba cyaragenwe kandi aricyo cyiza kurusha uko umutima wawe wananirwa kubyakira ukaba wahatiriza. Umutima wo kwakira rero niwe dusabwa, hanyuma tukishimira ubuzima. Reka rero ntizimbye mu magambo mbatangirira inkuru y'umudamu muto wanganirije. Nawe rero niba ushaka ko inkuru yawe izanyura hano uzanyandikire inbox. Hagati aho kandi muri comments hano hasi urambwira uko inkuru wayakiriye. Reka dutangire. Nitwa Sharon, mfite imyaka 30. Reka nkubwire ibyanjye. Ndabyibuka nk'ibyabaye ejo. Njye nari mfite imyaka 17, Fred we yari afite imyaka 27 ubwo twahuraga bwa mbere. Icyo gihe njye na Fred twasengeraga mu itorero rimwe ndetse twembi twanabanaga muri korali, ariko ntitwigeraga tuvugana cyangwa se ngo tuganire ubwacu uretse yenda nko guhurira mu biterane bitandukanye ndetse n'indi minsi mikuru. Mbese akenshi twahuzwaga no kuririmba. Reka nkubwire, Fred yari afite umusatsi mwiza w'irende yogoshaga gake ndetse ukanamubera bigahura n'uruhanga rwari rwuje amasoso. Nyuma y'ibyo noneho yari afite n'inseko nziza, afite mu kanwa hirabura ndetse n'amenyo maremare kandi y'urwererane. Yarasekaga rero nkashira imbere numva ariko nkihangana kuko twari abakristo. Mu bihe by'amarepetisiyo mu weekend atandukanye twaje rero kugerageza kugenda tumenyana ndetse tukanaganira, mbese tugahuza urugwiro ndetse n'urukundo mu gukunda ibyo twakoraga byo kuririmba. Twasaga rero naho dufite intekerezo zimwe, kuko ntibyanatinze aza kunsaba ko twasohokana tugahurira ahacu twenyine tukaganira bitari ibyo muri korali. Njye na Fred rero twaje kuba inshuti magara. Ntitwafashanyaga gusa muri korali mu gukora repetisiyo z'indirimbo, ahubwo twakoranaga na komedi twembi, abantu bakatwishimira, ibyo bita stand up comedy. Tugateka kuko twakundaga kurya inteko ya Kinyarwanda, tukarebana amafilime atandukanye, rimwe tukanabyina, tukaganira utuntu dutandukanye two kutwungura ubwenge. Gusa muri byose cyarutaga ibindi twiyumvanagamo cyane. Itandukaniro ry'imyaka yacu ntabwo ryigeze riba ikibazo pe. Uribuka ko njye nari mfite imyaka 17 ariko we yari afite imyaka 24. Gusa ikibabaje nuko iri tandukaniro ry'imyaka ari ryo ryavutsemo ikibazo. Reka ngukomereze. Mu busanzwe ubundi baravuga ngo ibintu byose bigira igihe cyabyo, gusa byasaga naho twigihe cyacu cyari icyuko ibyacu bigomba kurangira dutandukanye, kuko byabayeho nza kujya kwiga muri university, biba ngombwa ko ibyaduhuzaga byose biba bihagaze. Noneho kandi byari na ngombwa ko mba muri icyo gihe yenda nkaba mu buzima butamufite, nkumva yenda nabwo uko bumera, kubera ko sinari narigeze mba mu buzima na rimwe ntafite Fred. Twari twarabaye inshuti magara. Imyaka yaragiye indi irataha, gusa nubwo nimenyerezaga ubuzima Fred atarimo byarangoye cyane pe. Nageze naho ndwara kubera urukumbuzi nari mufitiye. Noneho sinzi ukuntu twaje kwisanga twongeye kuvugana kuri telefone, bigeraho noneho tukajya tunavugana buri joro, kuko we yakoraga muri society ikora za machine cyangwa se computer. Mu kuvugana kuri telefone ijwi rye n'inseko ye nziza ibi byamaga umutuzo, bikampa gutuza ndetse no kumva ko ibintu byose ari byiza ku isi. Nawe kandi yarankumburaga cyane nk'uko yabimbwiraga. Tuza no kwemeranya urukundo, gusa n'ubundi tubyemeranya kuri telefone. Iyi rero ni long distance relationship, gusa kubw'amarangamutima twagiranaga ubwacu n'urukundo twari dufitanye, iyi relationship ya long distance ntiyaduhiriye pe. Muri make byaranze rwose, bitandukanye n'ubucuruzi cyangwa se ikindi kintu gishobora gukorwa ku ikoranabuhanga bigakunda. Urukundo rwimbitse byajyanaga na feelings twagiranaga ubwacu, byo ntibyari gupfa gukunda mu ntera ndende pe. Gusa none nyuma y'igihe kirekire njye na Fred twagerageje kongera guhura ndetse no kubura umubano wacu nyuma y'imyaka igera kuri 2 ubwo nasubiraga mu rugo mvuye muri kaminuza. Ariko nanone njye na Fred ntabwo byaduhiriye. Reka yenda nkubwire ko icyerekezo cyanjye n'intumbero yanjye kugira ejo hazaza heza kandi no kubona amafaranga n'ubuzima bwiza byose hamwe bitahuraga n'uwo nakunze. Uyu nguyu utari ufite amafaranga ahagije ukiyubaka. Nari nkeneye umuntu ndinda akankomeza mu bijyanye n'ubushobozi, bimpe ibyiringiro by'ejo hazaza heza hanjye ndetse n'ahabazadukomokaho.
gusa rero nubwo nakundaga Fred ntago nigeze mwizeramo nazabana nawe mu bihe biri imbere tukazagira yenda ubuzima bwiza ari nabyo byamubabaje cyane. Nyuma yuko kutumvikana hagati yacu rero we yahisemo kunjya kure nawe, ari naho nahise nkeka ko ariyo noneho chapitre ya nyuma y'igitabo cyari gikubiyemo ibyacu byose. Byari agahinda gukunda umuntu kandi mutari kumwe, nicyo gihirahiro gikomeye cy'umutima nanyuzemo muri ibyo bihe igihe twari tutari kumwe na Fred. Imyaka 5 yaragiye irihirika nkimukumbura pe. Gusa ariko nanakubwire ko nyuma y'imyaka igera kuri 3 nshwanye na Fred akansiga, aho ndaje gushakwa n'undi mugabo, nakoze ubukwe nubaka urugo, ariko buri cyumweru ko nashakaga gusenga nanatekerezaga ko hari igihe yenda nzahura na Fred. Nkumva mbese mfite ubushobozi nasikana baje mu rusengero bose ku buryo menya amasura yabo, nkareba nibura ko nabonamo Fred. Nashakaga kuba nareba mu rusengero hose kugira ngo ndebe niba Fred yaba hari. Umutima umwe uti yenda byashoboka ko tuzongera tugahura, undi mutima nawe nkumva mfite ubwoba ko bitazashoboka na rimwe. Gusa nanone nubwo gushwana kwacu ko ariko harahagaritse kuvugana kwanjye na Fred muri ibyo bihe byose, nubwo ntigeze nanamenya hari, nanone gusa numvaga ntacyahagarika isano nari naragiranye na Fred. Numvaga kandi ntewe guhagarika umutima n'uburyo ibintu byari byararangiyemo pe. Wowe yenda unyumva ushobora kubyita kwikunda, ariko nari nkeneye basi kongera kumubona, nari nkeneye kumusaba imbabazi kubwo kumubabaza, nari nkeneye kongera kubona Fred wanjye. Nyuma rero y'ubushakashatsi ndetse no gutata, naje gutrackinga nimero ya Fred. Nuko ndamuhamagara mubwira ukuntu nababajwe cyane nuko ibintu byarangiye, mubaza niba yakihangana tukaba twahura tugasangira ibya saa sita. Niyemeza kandi no kubanza kuba namubwira ko narongowe kandi ndetse nanatwite, kugira ngo yenda atanakeka ko nshaka kuzura ibyahise yenda akaza kubwo ubushuti twahoranye gusa. Nuko rero ndamuhamagara, gusa byarumvikanaga mu ijwi rye ko Fred yatunguwe cyane na call yanjye. Byarumvikanaga cyane mu ijwi rye ko Fred yatunguwe cyane na call yanjye, ndetse ukumva yanabuze n'icyo avuga. Gusa naratunguwe, ngiye kumva numva yemeye gahunda twari twahanye yo guhura kwanjye nawe, numva mu mutima wanjye ndaruhutse. Kumubona aza nsanga muri restaurant twari twemeranije guhuriramo, sinzi uko niyumvise. Mbese uko yatambukaga numvaga ariko amaraso yanjye mu mitsi ari gutembera neza, nubwo numvaga umutima utera cyane bidasanzwe. Aranyegera, arampobera nk'uko yari asanzwe abikora, mu rukundo ubona rwimbitse kandi runkurura wese, ibintu ntari narigeze numva ku muntu n'umwe kuri iyi si kuva nabaho. Yewe habe no ku mugabo wanjye pe. Mu gihe nari nkimuryamye mu gituza meze nk'uwataye ubwenge, numvaga ntashaka kumurekura. Nkumva kumpobera ko binganira amagambo ibihumbi, mbese nkumva ibyo twari kuganira twabirekera aho ngaho. Ubwo twaricaye turaganira ku byabaye mu buzima bwacu mu myaka 5 yari ishize tutabonana. Ubwo gusa ntago yari yarashatse, yari ameze neza nk'uko yabimbwiraga ati actually I'm fine. Nubwo buryo yabimbwiragamo, tuganira ku gutandukana kwacu kwaje gutunguranye cyane kandi nta nigaruriro. Nuko musaba imbabazi nciye bugufi kubwo kuba intandaro ya byose. Twemeranywa ko amateka yacu n'ubucuti twari twaragiranye bitari ibyo guhagarikwa gutyo gusa. Tunemeranya kujya duhura rimwe na rimwe nk'inshuti, mbese tukajya duhura tukaganira. Nyuma yaho twaje kugenda duhura kenshi, tugatemberana n'amaguru bizwi nka long walks, tukajyana mu picnics, ku mucanga, mu maparike tugasohokeramo, tukagira n'ibiganiro kandi kiza kuruta ibindi. Yantegaga amatwi pe, akamfata mu kiganza n'intoki ze nziza zorohereye, tukaririmba bimwe byacu bya kera, ndetse tukagira n'ibihe byiza cyane kuko twahuraga kenshi. Nyuma y'uko umwana wanjye w'umukobwa amaze kuvuka, twajyaga kurya ibiryo twakundaga guteka bya kinyarwanda, noneho tukabirira muri restaurant. Igihe kimwe rero umuseriveri yaratwakiriye, maze abaza Fred niba umukobwa wanjye ari uwe, kuko nawe yamubonanaga imisatsi y'amarende. Fred yaramusubije ati oya, uyu mwana ntabwo ari uwanjye, ariko yakabaye ari uwanjye. Iki gihe rero ni nabwo yaje kumishurira ko yifuzaga kunsaba ko twazabana, ariko ngatinya kubinsaba kuko yumvaga ko nzamuhakanira. Kuba kumwe na Fred byampaga gutuza no kumva ko nta handi naba ngo nisanzure kandi ntuze nk'uko numvaga ameze igihe twabaga turi kumwe. Twabaga turi mu byishimo byacu byihariye kandi tunaziranyeho. Numvaga ari byiza rero kumva twishimye twembi. Buri uko yansuraga numvaga ntuje bitarabaho kandi nkumva ubuzima ari bwiza. Nabyumvagamo ubwanjye, nkabibonera mu maso ye ndetse n'amatwi yanjye akabyumva ko nkunzwe, mpawe agaciro kandi nitaweho, ukuntu ntigeze niyumva na rimwe mu rushako pe.
Bidatunguranye rero hagati yacu twaje kongera kwisanga twiyumvanamo, ibishashi by'urukundo byongeye guturika muri twe. Nubwo rero urukundo ndetse n'ubucuti bwacu byari bikomeye ku buryo umuntu wese atahita yiyumvisha, gusa icyari kibabaje nanone nuko ka kantu kadutandukanije mbere igihe yansigaga stili kari kakiriho, kandi urabyibuka ko ntari uwa Fred byuzuye kuko nari narashatse, nari mfite umuryango. Nari nkeneye rero kwibanda ku rugo rwanjye, bivuze ko twagombaga kugabanya gusurana bya hato na hato, ibi byari bisigaye bituranga. Aho rero guhagarika ibyaduhuzaga byose, kandi mu by'ukuri icyari kuba ari nacyo cyemezo gisigaye cyo gufatwa, noneho twahisemo ko twazajya tuvugana rimwe na rimwe kuri telefone mu kwirinda izindi ngaruka zitandukanye twari guteza, cyane cyane mu rugo rwanjye. Umunsi umwe Fred yarampamagaye, numva rya jwi rye ryiza ryaturukaga mu gituza cy'umusore, noneho ryacitse intege byumvikana. Nahise menya ko byanga byakunda hari ikibazo, kandi koko cyari gihari, kuko icyo gihe yaragiye kumbwira ko arwaye kanseri y'ibihaha. Ni kanseri y'ibihaha? Nasubiyemo ibyo nari numvise kuko ntizeraga amatwi yanjye muri ako kanya. Narakomeje ndavuga nti ntibishoboka na gato, maze nawe mu ijwi rituje ati byarashobotse rero. Nuko twese turaturika turarira. Muri kemo yose ya Fred, no kuvuga uko yajyaga gushiriza kanseri ye mu bitaro, naramuherekezaga, banamushyira mu bitaro nkaba ndi kumwe nawe, nkarara impande ze, akamfata ikiganza akankomeza asa naho ampumuriza. Umunsi umwe rero ubwo imvura yagwaga, twaje guhana gahunda yo guhura tugasangira lunch nk'uko twabigenzaga. Nk'uko byari bisanzwe rero ngera kuri restaurant mbere ye, ndategereza mbona amasaha aricumye ataje. Nagize ubwoba bwinshi, mpita muhamagara, gusa nsubiza umutima hamwe ubwo nasangaga yari yatwawe n'agatotsi. Gusa nanone akomeza guhatiriza avuga ngo arashaka ko tubonana, atitaye ku kuntu hanze hari klima mbi hasa nabi. Akomeza kunsaba ko namutegereza. N'uburwayi bwe bwose rero ariyemeza imvura iri kugwa. Hari haciyeho ibyumweru ntamubona, gusa uko namubonye noneho byankomerekeje umutima kurushaho. Yari yarananutse bikabije, asigaye asa umweru, wa musatsi mwiza hasigayeho mbarwa, amarira ndeka mu maso ariko ndikomeza imbere ye. Icyo gihe rero nari naje nitwaje udufoto twacu twa kera ngira ngo ntumwereke, ngo ndebe ko yibuka bya bihe byacu twembi. Uko yarebaga ayo mafoto yazunguzaga umutwe akambaza ati uyu ninde mbona, kuko ko ibi ni iki byambayeho ngo ngeraho meranya. Nuko ndeba mu maso, noneho ya maso ye yari ibiziga meza cyane, yarasigaye yari yagaragara yonyine, nkayenda kuvamo pe, kuko nta n'akabi yarasigaranye. Naramwitegereje nanjye ndamusoma, turahoberana cyane, tumarana umwanya tugifatanye nta ware ku rundi. Ako kanya turarira, turahozanya, turataha. Ntibyatinze nyuma y'uko guhura nabonye ko ya mama we ngo ngiye kuba nasezera kuri Fred bwa nyuma, kuko yari arembye cyane noneho, kandi abaganga bari bamuhaye igihe cyo kuba yashize mu mwuka. Nahise ngenda nihuta, n'ibyo narimo mbisiga aho ngaho. Mugera impande, gake gake namukoze mu maso, aranyumva ahita ndeba, noneho amaso we yarananiwe cyane. Andebye mu maso amarira nshoka ku matama. Naramwegereye ndamwongorera, nindagushimira ko wabaye uw'agaciro mu buzima bwanjye, naragukunze kandi n'ubundi nzahora ngukunda. Musaba ko yanyereka ikimenyetso kigaragaza ko akiri muzima atarigendera, kuko yari arembye cyane. Maze arahindukira, mbonye ko ahindukiye musoma muri rwa ruhanga nakundaga, noneho rwari rwarajeho n'iminkanyari. Maze musezeraho ntibaye umukunzi wanjye. Y'umusezero rongera arahindukira yongera aryamira undi musaya. Ndi mu nzira ntaha ntaragera mu rugo nibwo na mama we noneho yambwiye ko umwuka ushizemo bwa nyuma. Gusa kubw'impamvu runaka iyo ari yo yose, ntabwo njye na Fred twari twaragenewe gushakana ngo twubakane umuryango muri ubu buzima. Kuva igihe musezera Fred duhura mu nzozi kenshi, agendamo ibimenyetso byinshi bigaragaza ko ari kumwe nanjye, akambwira kwihangana simpore ndira, kandi nibyo bigenda binkomeza muri ubu buzima. Mu gihe cyose twari kumwe turirimbana ndetse n'ibindi byagendaga biduhuza, yahoraga ambwira ko ngomba kwihangana, kandi no mu burwayi bwe yakomeje kunyereka ko ntagomba kwiheba, kandi akenshi mpora mbimwibukiraho. Uzahora uri uwanjye kandi sinzakwibagirwa. Ndagukumbuye cyane Fred. Dukomeje ku nkuru ya Sharon rero, Sharon ubu babanye n'umugabo we kuko barera abana babiri kandi babayeho neza nta kibazo bafite, urugo rumeze neza. Rero mu buzima bwa muntu buriya hari igihe urukundo rukwangira, yewe ugashyiramo n'imbaraga zawe zose ngo ntihagire ikibatanya, ariko ukabona biranga bikazamba. Buri muntu hano ku isi afite uko ubuzima bwe bwubatse nuko buzarangira, niyo mpamvu buri umwe aba agomba guhorana umutima wo kwakira icyo ubuzima bumuzaniye, adahatirije cyangwa se ngo ababare kuko ibyo yashakaga bidakunze. Tuza, umutima wawe amahoro, umve ko icyo Imana igushakira ari icyiza.
urugero rugaragara hano turarubonye. Yenda Imana ntiyashakaga ko abana na Fred kuko yabonaga ko Fred atazaramba ku isi, yenda ko abana babo ndetse nawe ubwe bari kubaho mu buzima bubi ndetse akanapfa karakiri muto. Rero twige kwakira, kandi icyiza cyaranze Sharon ahangaha nuko atasohotse mu rugo yenda ngasange Fred kuko ari we yakundaga, ahubwo yakiraga ibije byose. Twige kwakira ikije mu buzima cyose, rimwe na rimwe guhatiriza bishobora kuguha ibyo utagenewe. Wakoze gufata umwanya wawe ukurikiye iyi nkuru, uri uw'agaciro. Rero reka nkwibutse gukora subscribe kugira ngo buri nkuru izajya inyura hano yose ujye uyibona, duhugurane kandi twigane mu rukundo. Ndakwifuriza gukundwa mu buryo bumwe nk'ubwo ukunda kandi uhirwe. Bye.